Reka ngusuze kandi nguhereze ikaze udukurikiye kuri uyu mwanya ni saa saba zuzuye ni tariki ya 24 z'ukwezi kwa kabiri 2026. ni inkuru itari nziza, navuga ni inkuru y'umubabaro cyangwa se ni inkuru idashimishe ku bantu mugiye kuyumva muri uyu mwanya. Navuga ngo icyambere birasaba kwihangana no kumva mufite umutima ukomeye, cyangwa se ni inkuru yagiye icaracara hirya no hino, cyangwa se ni inkuru yagiye ivugwa mu buryo bugiye butandukanye mu masaha makeya ashize, ariko ndagira ngo nze kukubwira yuko uyu mwanya ngira ngo nguhereze inkuru ya masaha update, cyangwa se nkubwire uko byifashe kuri uyu mwanya. Umuntu agira igihe cyo kuvuka, akagira n'igihe cyo gupfa, agira igihe cy'ibyishimo, akagira n'igihe cy'umubabaro. Urupfu bamwe hari abarusingiza, hari abo rubabaza, ariko nka benshi rurababaza, kuko abasigaye dusigaye tubabaye, ariko ugiye ntabwo aba tuzi ahantu agiye. Kuri aya masaha abantu benshi bagiye bavuga ngo Colonel Uwiringoma Ndahiro pasawe, cyangwa se yarashe, cyangwa se yavuyemo umwuka. Ndagira ngo nkubwire uko byaje kugenda kuri Uwiringoma Ndahiro, nkubwire ngo biba byiza gutaha cyangwa se gupfa, ariko ugapfa gitwari, ugatabaruka hari icyo usigiye abantu urwibutso. Igisirikare cyose aho kiva kikagera kiba gihatana kugira ngo gitsinde, ariko buri gisirikare cyose kigira icyo bita ibyitso. AFC 23 birayisaba kugira ngo mwongere muhindure strategy, muhindure icyerekezo, muhindure uburyo mwari muri gukoramo, kuko biragaragara yuko hari bitameze neza muri mwebwe. Ntabwo byabyumvikana ukuntu mu ofisiye nk'uyu nguyu Uwiringoma Ndahiro yaba yapfuye akicanwa n'undi musirikare umwe, nkuko ngiye kuba nabibabwira uti byagenze gute rero kuri Uwiringoma Ndahiro. Ni igitero cyabaye ku munsi w'ejo mu ijoro ryakeye, ndababwira n'amasaha cyabereye Rubayu. Iki gitero kikaba ari drone zigeze muri 3 zagabwe ku ngabo za FC 23 hano, niba ari Rubayu niba ari Rubaya, ahangaha muri Rubaya aho ingabo cyangwa se AFC 23 bari ndetse na Uwiringoma Ndahiro aho yarari, ndetse ku munsi w'ejo General Sultani Makenga nawe akaba yarahageze, ariko Sultani Makenga ntabashe kuba yaharara nk'uko bamwe bagiye babivuga ngo nawe yaba yaguye muri iki gitero cyakabwe n'ingabo za FRDC. Rero yagabye igitero cyangwa se ibitero ku birindiro bya FC 23 mu ijoro ryakeye, gihitana umuvugizi wa M23 Colonel Uwiringoma Ndahiro. Drone 3 zarashe muri Rubayu, zarashe mu ijoro ryakeye. Drone ya mbere ngiye kubabwira ngo yarashe saa 8:40 nibwo drone ya mbere yarashe, cyangwa se yagabye igitero kuri aho ingabo za M23 zari zikambitse. Drone ya kabiri yaje kurasa ahagana mumbabarenze kureba neza nte kubivangavanga, yego mumbabarire rwose. Drone ya mbere yagabye ibitero ku ngabo za FC 23 ahagana saa 10:28, ari nacyo gitero cyahitanye, ari nayo drone ya mbere ya saa 10:28, iya kabiri na 56. Byagenze gute rero? Ubundi biragoye cyane kubyumva, dore ko iyo drone ihagurutse ingabo cyangwa se abari ku burinzi cyangwa se AFC 23 bamenya ko drone ihagurutse, bagatangira bagahita bamenya uburyo bari bwirinde n'uburyo bari bwiprotege n'uburyo bahita bikamufura bakajya mu ndake. Niyo mpamvu natangiye mvuga ngo birashoboka yuko AFC 23 yabi ifite icyo bita umugambanyi, ko na drone ihagurutse bwa mbere barabimenya, bose binjira mu ndake. Iyo ni drone ya mbere yahagurutse. Bwa kabiri muti byagenze gute rero? Drone ya mbere yaje irarasa iragenda, iya kabiri igarutse barabimenya,
Uwiringoma Ndahiro n'abandi bari kumwe binjira mu ndake. Binjiye mu ndake bagumamo ubwo drone ya kabiri mu kugaruka bayumvishe binjiramo, ariko drone ya kabiri ntiyarasa isubirayo. Bagira ngo yasubiyeyo ariko itasubiyeyo. Noneho ngo bagiye ku Uwiringoma Ndahiro ubwo baraho mu ndake ngarabati ndarambiwe, mu kwati ndarambiwe ahita yizamukira ajya kuryama mu kivera. Ubwo mu kujya mu kivera nibwo drone yagiye guhita ihitiza ngo bagiye kumva bumba ngo aka drone karavuze ngo gahita kaza ngo bumva ikintu kirakubise kimeze nk'igisasu, naho giba kihitanye Uwiringoma Ndahiro, akaba yapfanye n'undi muntu umwe. Ubwo no murinzi we ntago turamenya ngo ninde, ariko ukuri guhari cyangwa se amakuru dufite none ahangaha atugeraho nuko Uwiringoma Ndahiro yamaze igitero cya drone cya FC23 cyamaze kuba cyamuhitana mu ijoro ryakeye. Uwiringoma Ndahiro yari umuvugizi wa M23 cyangwa se wa FC23, navango numwe mu bantu bari bakunzwe, numwe mu bantu bavugaga bagahabya icyo bita umwanzi, numwe mu bantu bavugaga ndetse ugasanga ibyo ari kuvuga koko ari overconfidence nkuko abavugizi benshi dusanzwe tubibiziho, ugasanga bafite amakuru koko nijoro ry'umuntu ni hahandi iyo bavuze ngo igihe cy'umuntu cyageze babyumvikana. Biragoye cyane impamvu ngo AFC23 ashobora ko harimo nk'icitso cyangwa se umuntu utanga amakuru kugira ngo drone igende ubwo yaragiye kuryama bahite batanga amakuru avuye ngo noneho bazamutse bavuye mu ndake, drone yagaruka kugira ngo ihite igaruka bamenye ko Uwiringoma Ndahiro ari yavuye mu ndake. Ni ibintu navango bibabaje, dore ko AFC23 uwo bita Sultani Makenga dutangira umwaka washize mbere ari nawo yapfuyemo, yaratangaje ati nibwo urugamba rwatangira. AFC23 namwe navango nibwo urugamba rwatangira, nubwo amaboko ari kugenda bavamo kandi ari amaboko akomeye cyangwa se ari imbaraga zikomeye. Abarimo kuvuga ngo Sultani Makenga yahaguye, rero yaguye rubaya, ntago yahaguye ahubwo ejo yarahageze, dore ko we buri abafite protege ye yihariye cyangwa se abafite abantu bamuhama abakomando be bamuhereza amakuru akamubwira ati bimeze gutya, ikire ntago kifashe neza. Ntiyaharaye ahubwo yahise yisubirirayo, ariko kuhagera ko ku munsi w'ejo yarahageze arabasura bisanzwe, abaha morali ahita yisubirayo nk'umuyobozi mukuru wa FC23. Navuga ngo rero n'imbaraga zikomeye cyangwa se n'imbaraga AFC23 ikomeje gutakaza, dore ko imaze kudutwara abantu bane kandi b'ingenzi bakomeye. Ubwo ndavuga bamwe mu bayobozi bayo bakomeye, dore ko ubwa mbere yadutwaye General Sultani Makenga. Uyu Sultani Makenga cyangwa se ariko si wa mbere, habanje gupfa uwo bita Colonel Castro. Ubwo yagwaga Gicanga ni drone nawe yamwishe, ubwo yagwaga Gicanga mu gitero cyagabwe na AFC23 nabo bari bafatanije. Ubwo abaragiye Colonel Castro Gicanga abarapfuye, uwitwa General Makanika nawe abakurikiyeho, ariko umwe mu bantu bagiye uyu General Makanika twirwaneho nawe navango numwe mu bagenerali bagiye bababaza abantu benshi cyane. Uyu munsi wa none nyuma ya General Makanika yakurikiyeho Colonel bita Claude nawe watwirwaneho, nawe murabizi ko nawe aherutse yitabye Imana. Nyuma yiwe rero hakaba harakurikiyeho cyangwa se hakaba hakurikiyeho uyu mugabo Colonel Uwiringoma Ndahiro witabye cyangwa se wagabweho igitero muri iri joro ryakeye. Ayo niyo makuru atugeraho none ahangaha, cyangwa se niyo makuru dufite turugukesha bamwe mu bantu bari kuyaduhereza. Tunakesha umushakamba hagize andi makuru atandukanye n'ayangaya twamenya cyangwa se andi yongera kuri ayangaya tukaba twaza kuyabagezaho mu buryo bwihuse. Turahari kugira ngo dukomeze kubakurikiranira iby'urupfu rwa Uwiringoma Ndahiro. Ese koko amateka ye nayahe, yatangiye kurwanira AFC23 ryari, ubundi byaje gute kugeza uzi saha? Icyo nakubwira nuko nta ruhande na rumwe rurigamba iki gitero cyangwa se uru rupfu, yaba ku ruhande rwa
rwa Kinshasa cyangwa se FARDC yaba n'uruhande rwa AFC 23 nta ruhande na rumwe ruravuga yuko Wiringoma Ndahiro yaba yashizemo umwuka cyangwa se ngo rwigambe iki gitero. Ubwo rero reka dukomeze tube hafi turaza kubabwira uko bimeze. Murakoze.